Inyuguti amazina akomeye cyane mu Rwanda nka Bruce Melody, The Ben, Chris Easy na Element L. Uhita utekereza abahanzi bagize urwego rwo hejuru rw'ubwamamare n'ubuzima buhenze cyane. Ariko hari ikintu gitangira gutuma abantu benshi bibaza cyane mu buryo butunguranye. Ese hagati y'aba basitari bose n'umwe witwa Mutesi Jolly wahoze ari Miss Rwanda mwaka wa 2016? Ninde mu by'ukuri ugaragara nk'urwego rwo hejuru mu buzima buhenze n'umubiro w'icyubahiro? Ibi bitangira gutera amatsiko kurushaho iyo abantu batangiye kugereranya ubuzima bwe n'ubwamwe mu byamamare bakomeye cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kugeza abantu bibaza niba koko atabana barenzeho. Yitwa Mutesi Jolly, kandi iyo urebye neza si Mutesi Jolly gusa, ahubwo ni urutonde rw'abantu bafite amazina akomeye cyane mu Rwanda barimo Butera Knowless, Ishimwe Clément, Tom Close, Platini P, Bashabe ndetse n'abandi. Aho buri wese afite ubuzima n'inzu bivugwa cyane bikomeje no gutera amatsiko mu buryo babayeho hanze ya kamera no ku rwego bageze mu iterambere. Nitwa Shemi Pacifique, iyi ni Tom 60. Muri iyi video tugiye kubagezaho urutonde rw'abahanzi n'abanyamideli 5 batunze z'akataramaka mu Rwanda mwaka wa 2026. Amaze atavugwaho rumwe, akomeje gutangaza benshi ndetse anatera ibibazo byinshi. Ese ninde uri buze kurusha abandi muri bose twavuze haruguru? Reka twinjire ku rutonde rwacu umwe kuri umwe dore ku mwanya wa 5. Ndagushishikariza kuza kudukurikiye kuva ikiganiro gitangiye kuri yagirangiye kubera ko harimo ibintu bitangaje cyane. Nitwa Shemi Pacifique, mbahaye ikaze. Nyemera dore ku mwanya wacu wa 5. Ku mwanya wa 5 turasanga umunyamideli witwa Bashabe. Uyu mukobwa ni umunyamideli akaba anashinze inzu ye bwite y'imideli yise Kabash Fashion House. Ubwe yujuje inzu ye iherereye ku musozi wa Rwanda mu mujyi wa Kigali, ahantu hazwiho ubuzima bwo hejuru n'imiturire y'abantu bafite ubushobozi bwo hejuru. Iyi nzu yagaragaye nk'ikimenyetso cy'insinzi ye mu buzima bw'ubucuruzi n'imideli, aho yigeze gutangaza mu byishimo byinshi amaze kuyuzuza amagambo yagize ati: "Mama nabikoze, nujuje inzu yanjye bwite." Iyi nzu ye ni inzu igaragaza umuntu wiyubatse ku rwego rwo hejuru, ikaba ifite imiterere igezweho kandi igaragaza ubuzima bw'icyubahiro. Abanjeniyeri bazobereye mu by'imyubakire n'amazu bavuga ko iyi nzu ya Bashabe ishobora kuba irengeje miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Miliyoni 300. Uwo umwanya wacu wa 5 yitwa Bashabe. Ku mwanya wa 4 turasanga umuhanzi witwa Platini P. Platini ni umuhanzi wamenyekanye cyane mu itsinda rya Dream Boys, hanyuma yaje kurivamo aragenda yubaka izina ku giti cye kugeza ubwo yubatse inzu ikarumuna mu karere ka Bugesera. Ni inzu igezweho ya modern luxury, bivugwa ko iri mu nzu nziza cyane z'abahanzi mu Rwanda, igaragaza urwego rwe rwo kuva mu itsinda ryari kunzwe cyane mu Rwanda kugera ku rwego rwo kwihagarara nk'umuhanzi wigenga ku giti cye maze akubaka ubuzima bw'ikirenga. Bivugwa ko iyi nzu ya Platini yamutwaye arenga miliyoni 300 kugira ngo yuzure neza. Ku mwanya wa 3 turasanga umuhanzi akaba n'umuyobozi w'ikigo gishinzwe gutanga amaraso mu Rwanda, National Center for Blood Transfusion, yitwa Muyumbu Thomas cyangwa se Tom Close. Tom afite umuturirwa kataraboneka uhereye ikarumuna nawe mu karere ka Bugesera. Uyu muturirwa we wubatswe mu buryo bugezweho bwa modern architecture n'umunjeniyeri witwa Rwabirwi Johnson. Iyi nzu ya Tom Close ifite piscine ireba hanze, kamera z'umutekano, igikoni cya kijyambere n'ibiro ndetse n'ibyumba 5 byo kuraramo birimo master bedroom n'icyumba cyo kuraramo cyihariye. Ikindi gitangaje kuri iyi nzu ye ni uko iherereye ahantu harebana neza n'ikibaya cya Nyabarongo, ibituma igira view idasanzwe iyongerera agaciro. Ni inzu igaragaza ubuzima bw'umuhanzi n'umuganga wubatse izina rikomeye cyane mu Rwanda, ikaba igaragaza uburyo yateye imbere buhoro buhoro kugeza ageze ku rwego rwo hejuru. Yitwa Muyumbu Thomas cyangwa se Tom Close. Ni umuhanzi ukomeye cyane akaba n'umuganga ukomeye muri National Center for Blood Transfusion, Tom Close. Iyi nzu ya Tom Close bivugwa ko yamutwaye arenga miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ibe yubatse neza uko imeze uyu munsi. Ku mwanya wacu wa 2 w'uyu munsi turasanga umuryango wa Butera Knowless na Ishimwe Clément. Bagaragara nk'umuryango wubatse izina rikomeye cyane mu muziki nyarwanda no mu bushabitsi. Aba nabo batuye ikarumuna mu karere ka Bugesera, mu nzu ifite agaciro karenga miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi nzu sinzi isanzwe kuko irimo na studio ya Kina Music, aho batunganyije album zikomeye cyane nk'itwa Inzu ya Knowless, Vibranium ya Platini na Neringa ndetse n'izindi zikomeye cyane mwagiye mukunda. Ni inzu igeretse, ifite piscine,
ubusitani bwuzuyemo imikindo n'indabo, uruzitiro rwayo rukozwe mu buryo bugezweho ndetse n'ibice bituma igaragara nk'ahantu hihariye hatuje kandi h'umutekano. Winjiye imbere asanga uruganiriro rwa modern style, mbese rugezweho, igikoni cya kijyambere, ibyumba byinshi byo kuraramo, kamera z'umutekano ndetse n'ibaraza rinini riteye neza rireba imisozi ya Kigali na Bugesera. Byose bigatuma inzu igaragara nk'ahantu h'ingenzi mu muziki nyarwanda. Ni inzu yashimwe Clément Karake na Butera Knowless kuri uru rutonde rwacu rw'uyu munsi. Iyi ni Storm 60, mbibutsa ko niko Shema Pacifique. Ikiganiro cyitwa Storm tubamenye. Uyu ni umwanya wacu wa kabiri. Kanda kuri subscribe niba twabanye neza, ukandire kuri ku cyumba cya like. Dufollowing ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, aho uri kutwumvira haba kuri Instagram cyangwa se kuri TikTok ndetse na Facebook. Nyemera twigire ku mwanya wacu wa mbere. Ariko mbere yaho gato urakeka rindiri ku mwanya wa mbere. Mwandika hasi muri comment. Ku mwanya wa mbere turasanga umunyamideli akaba n'umushabitsi, akaba yanabaye Miss Rwanda mwaka wa 2016, yitwa Mutesi Jolly. Mutesi Jolly agaragara nk'umwe mu bagore bafite influence ikomeye cyane hano mu Rwanda. Aho inzu ye iherereye Kibagabaga mu mujyi wa Kigali ikomeje kuvugisha benshi kubera uburyo yubatswe mu buryo bugezweho. Iyi nzu bivuga ko ifite agaciro karenga miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Iyi nzu ye igizwe n'amagorofa 2, parikingi yagutse, pisine nini, ubusitani bugezweho ndetse n'ahantu ho kuruhukira hatuma isa n'ahantu hihariye. Uwinjiye imbere yayo asanganirwa n'uruganiriro rwa kijyambere rurimo ibikoresho by'icyubahiro, birimo firigo nini cyane n'ububiko bw'ibinyobwa bihenze, igikoni gifite modern design ndetse n'aho gusangira amafunguro mu buryo bwagutse. Hejuru harimo ibyumba 5 birimo master bedroom n'icyumba cyihariye bikekwa ko ari nacyo Jolly yabararamo kubera ubwiza bwacyo butangaje. Ndetse ifite ibice bitandukanye bituma inzu igaragara nk'iyubatswe ku rwego mpuzamahanga. Harimo cinema room n'icyumba cyo kureberamo filime, billiard room, gym y'akataraboneka yise Jolly Training Arena, salo y'imisatsi n'inzara, steam room, ndetse ibi bintu byose bituma abantu benshi bahora bibaza koko niba ubuzima bwe bwaba urutu bwa star twavuze haruguru harimo Bruce Melody, The Ben, Chris Easy, Element ndetse n'abandi. Uwo ni umwanya wacu wa mbere mu bahanzi ndetse n'abanyamideli batunze akataraboneka mu Rwanda. Kuri YouTube twitwa Storm 60, nyitwa Shema Pacifique. Dukurikiye ku mbuga nkoranyambaga zacu zose. Ni natwe ikiganiro cyacu uyu munsi. Ndabashimiye mwe twabanye. Niba wakunze iyi video kande kuri like, uduhe n'igitekerezo cyawe. Ndabakunda.